Sabe nawe iyaza kwicecekera ntacyo ariko ntashore mu mushinga uzikwambwiraga ngo shaka umugore tuzagutwerera shaka umugore tuzagutwerera kandi Simbi TV izagutwerera bishimishije wabyumvise iryo jambo kandi koko gasanga Sabe si ubushobozi buke yabuze wabyumvise neza yewe ngaha kubera ko iyo umuntu yihana arameneka akavuga kantu kandi iyo utavuga rumwe na Sabe nacita mu mutavuga rumwe wabyumvise mu yandi magambo umwanzi wa Sabe niwe mwanzi wa Cita umwanzi wa Cita bari umwanzi wa Sabe wabyumvise ariko kubwiyo mpamvu Cita nawe Sabe hari ku rugo ruhande mwezeho yego n'umutima wanjye wose kandi niyumva iyi message akwandikira nawe abitekereze wabyumvise neza hari igihe iryo rangamimerere niko nari navuze nyuma yaho rero ndigendera nakoranye nawe ikiganiro yego hanyuma Apotre Harerimana Joseph yo niwe muntu wamujyanye kuri kamera za The Vibe TV bakorana ikiganiro wabyumvise neza ariko nanjye nakongeje umuriro mu gukora izo nkuru aho nakabaye nurutse umutima w'umubyeyi w'umupfakazi nanjye mubabaza umutima urawukomeretsa urabyumva neza hanyuma uriya mubyeyi ahubwo naho yaramabuye yego hanyuma rosasi aho nyuma yaho tugiye kubona tubona bitewe n'uwitwa hari umugore wari warigeze aza avuga ibyo mu nzahuke yego uwo mugore yazanywe na Ezekiel avuga ko ngo musaza wa mama se yamuteye inda nawe yarabeshyaga nawe wabyumvise neza ni babandi bagenda bitwa inzahuke mama pasteur afasha hari inzahuke ziba mu rugo hari nizo bafashiriza hanze y'igipangu akaze mama Asiya we zira nzahuke zingara kuriya umwana w'imyaka 25 kamuzana mu rugo aho nacunga n'abazajya asanga ninjoro bari mu kibaho bwati tugukwakwanye yajabo ryandi bishaka ari bashaka umubenora yazafashije hanze ko maze gukura oya urumva ikigaragara iyo ugiye kureba yewe nihamagariye umupasteri wo muri ADPR wa hariya batuye arambwira ati inzahuke zahari nanjye hariya nigeze kujyayo njya muri quartier hari ndi bivuga ngo uwabatinyutse ibyago byose azakurikire umwami Yesu hafi wa mwanzi we wabyumvise neza uwabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu kugendera kuri ryajwi numvise je banza wumve ijwi wumvise nijoro rero usibye no kumva iryo jwi nanjye ubwanje n'umutima wanje n'ibitekerezo byanje nsabye imbabazi mama pasteri uwanyana Asiya ntawe ndiwe ntawe ndariwe ntawe mvoma mu iriba rye ntawe nyura mu zuru rye ntawe mikenyera mu menyo ye yewe buri umwe wese unkunda nkunde unyanganyange ariko nkiranuka imbere y'Imana n'imbere y'umuryango wa Pastor Theogene nsahuke yego Imana iguhe umugisha amen iguhe n'imbabazi natwe turaziguhaye ariko bitari byakomeza hanyuma ikindi nubwo banza wumve se umva dutangira ikiganiro introduction yarangiye muretse gato yego muri intro ndasaba imbabazi mu bungi munyengabe Sabe yego wa Simbi TV wabyumvise neza gukomeretsa mama pasteur wa Nyanasiya n'ugukomeretsa Sabe nk'umuvandimwe wa Theogene yego munyengabe mu rungi Sabe Simbi TV nawe ngusabye imbabazi wambereye umuntu w'umugabo wanyicatse ku Simbi TV rimwe kabiri gatatu icyo twari twapfuye wari wangemera intwerano ntiwarintwerera unshyiramo kurongora ndarongora ariko ikibazo bigeze kuntwerera ndakubura mu bintu twapfuye na Sabe munyengabe mu rungi Sabe wa Simbi TV iyo ntwererano ntayo wigeze umpa yohereje kamera yohereje umukameraman Shema za gukamera ubukwe bwanjye mu rusengero yewe no muri ese businya amatagiye kuri hoteli ariko intwerano ya Simbi ntayo nabonye ntayo nabonye ibyo rero icyo nicyo napfuye na Sabe nese umuntu wese utagutwerere mwagize cyo mupfa none se nari bwagusezeranye ikintu hanyuma nkanga kugikora oya hari byo nakoze rero urumva Bibiliya yavuga ngo Yesu yaravuze ngo yaza kwituriza ntanabikubwire nta kibazo wari kubigiraho yaza kwituriza ntanabimbwire nari kuvuga nti Sabe naramubuze Sabe nakoze ubukwe nkabwa ni rero Sabe ohereza byibuza akantu nakoze ubukwe bacumwe ni mu Kinyarwanda n'umurozi ntabura mukarabya
nta murozi uri umukarabye ninde umukarabye ninde umurozi ninde umukarabye ninde nibwira ninde umukarabye hari umuntu warebye ikiganiro cyacu nge nawe uri kuvuga ngo gahunda zawe zose zimeze neza ngo n'urushinge rurakora neza urushinge wanjye se ni moteri ntabwo ari urushinge ni moteri abanze tarambwira ngese ngo ujye ukora ko nta mushiki wawe ngo tuzamushyigire n'ibishaka ngo ujye muri nta mushiki wawe n'ibishaka yabonye undi mugore muri Amerika aramufite nyamara waretse gutangaza ibihuha no gutangaza ibihuha atari byiza twikomereze kuri iyo nkuru yasa afite nta mugore agira ahubwo niba hari uharafite yerekwa mukize ku isoko nibishaka umushyize ku isoko hari ufite yerekwa yego umwaka ushize rero ukora iyo nkuru inkuru abanyarwanda bajya mu mitwe bamwe babyakira neza abandi nabi wiva Kigali ngo ucimusa wiva Kigali ugiye reka nze zenguruke musaze reka ndeke kuzenguruka reka ndeke kuzenguruka urangije mu gahinda abanyarwanda bari bafite uzana inkuru ya Pasatogene yego bamwe bari bamaze kubura inshuti yabo umupasiteri bakundaga Pasatogene uzana inkuru ya Pasatogene imihanda uvuga ko yasize ateye inda cyo nicyo cya mbere wavuze mu nzahuke ujyamo uvuga ko hari harimo ubusambo sibyo abantu benshi bumvise iyo nkuru ko numva nyibasiye byari komeza arubwo se none ndi mu matikura areza amatika yanza komeza abantu benshi ntibagucira kari rutega pastor biriya bintu wakoze sibyo wari wabitewe n'iki ese ubu wabikora niba utabikora icyakubuza kubikora izi saha ni iki kamaze mbare kamera ziri hano Ikaze TV Rwanda Urugendo TV Baraka TV Iriba ry'Abera TV ngo ni Urugwiro Family TV Duhinduke TV kamera ndabona ari ni 9 ni 10 hafi aho ngaho yego kamera oya ntabwo ndi buvuga amazina y'izindi kamera cyo uzi cyo ni kamera 10 imbere yanjye ubwo namacani 10 ndi imbere y'Imana n'imbere y'abanyarwanda n'abadiaspora badukurikirana yego uruhare rwanjye yewe niyo wabaza Diane urumva niyo wabaza Diane yakubwira ko atari igihe muntu wamushatse yego kugira ngo ambwire ayo makuru urabyumva neza uwitwa Cacana niwe muntu warekuye ayo makuru yewe Diane twarahuye ndi kumwe na Bishop Gerard duhurira kuri station hani Kagugu aha na press yarahari yego Diane ndamubaza ngo ufite ibipapuro by'irangamimerere ry'uwo mwana uvuga waba wabyaranye na Theo waba warabyaranye na Kwigenda Pastor Theogene arambwira ngo birahari yego ndamubwira ngo jewe nubinyereka nzagukorera ubuvugizi yego urabyumva uko navuze hanyuma Diane wari kumukorera ubuvugizi nkande nyine baza wumve iyo dusanga amazina yanditseho njya kwigendera kuko yavuga ngo umwana yavukiye mu bitaro ku Muhima yego urumva umwana uvukiye mu bitaro rero bandika se bakandika na nyina wabyumvise neza baratubwira bati hari abana bafashizwa mu gipangu hari n'abandi bana benshi bafashizwa hanze y'igipangu yego wabyumvise hanyuma indi nkuru nongeye gukora ni inkuru yo muri cya gihe uwitwa Jacques Mutaramu yafataga bamwe mu bana abazana kuri kamera za 3D TV nanjye icyo gihe na joininze nasanze bakora ikiganiro na Romeo Janvier wa 3D TV hanyuma numva bavuga ngo babirukanye ngo Asiya yabirukanye ngo namusaza we ngo hari saa 5 n'igice z'ijoro ndavuga nese koko ibi bintu bibaho ngerageje guhamagara Asiya telefone yumvise muhamagaye mu kiganiro umbwe ngo ndi ahita kupa telefone hanyuma ibyo bintu rero tubura amakuru yabyo tubuza amakuru yabyo nibwo twakoreye abavugizi abana urabyumva noneho abo bana nibyo koko babaga mu gipangu urumva noneho bamwe muri bo hari abari bakoze amakosa ngo yo kwiba urumva yeburiya niyo ubwo nkori perereza akantu kose ndaperereza nkakamenya hanyuma bababwira mwihane mugire gutya wapi
bagira naho babwira bati rero sasa aho kugira ngo mujye ba mu rugo ejo ikintu kibure ibintu bibure bavuge bati karimwe mwari muri mu rugo byagenze gute mwitane ba mwana iryaba byiza reka mwishyurirwe inzu murakuze muhabwe ibyo kurya ibintu byose hanyuma mufashwe nk'inzahuke cyane ko ngo hari n'abagiyemo biyita imfubyi mubaza kumenya ko bafite imiryango bafite abo bose nabo njya kwigenda atoraguraga ku mihanda niba abana b'ibirara nyine babaga bari ku muhanda urabyumva neza bafite ba se na ba nyina hanyuma bakabeshya inzahuke ko Asiya yajya kubona akabona umugabo yagiye gukora umurimo w'Imana kubwiriza ubutumwa aho akaza azanye inzahuke 3 mu modoka cyangwa enye n'agafuka k'umuceri wabyumvise yazaraga uko yagendaga yatahanaga inzahuke 3 cyangwa enye n'agafuka k'umuceri akavuga ati rero madamu dore aba bana ni inzahuke mbasanze ku muhanda banywa kore abandi banywa amatabi none aho navuye nahoze mu muhanda madamu mbabarira mu masezerano twagiranye waramwe ngo tuzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse rero Yesu nuko tumukorera mu gukorera Yesu nizizahuke naba bana dutoraguye ku muhanda tubarere tubafashe uko Imana izajya idushoboza tuzaye turushaho kufasha bano bana iki kiganiro bazagere kure muri byose hanyuma rero Theogene agashyiraho ngaho akazana agashyiraho abasore abakobwa abagore urumva abagore buri ugeze muri Ntarabana hari abagore benshi Asiya afasha bataha iwabo impamvu y'iki kiganiro rero njyamye ninjoro impamvu naguhamagaye numvise ijwi kandi iryo jwi ryambwiye ko rinje hari ubwa kabiri byakubanjeho no kuri kw'Imana rirambwira riti Pastor Claude namusanze yego ndamuganiriza ariko nasize atarumva neza ataranemera Imana yasanze iranganiriza iryo jwi niba iry'Imana simbizi gusa wumvise irya Satani iryo jwi mu bintu ryambwiye yego ni Pastor Claude umubaze nimwicarana utese hari amakosa yishinja ku buryo yumva bibaye ngombwa cyangwa byashoboka ko manika amaboko mu kirere akazamura akaboko ke k'iburyo agasaba Asiya imbabazi n'umuryango nyarwanda muri rusange ko kiragiye yakomerekeje imitima y'abanyarwanda ndetse cyane cyane umutima wa Asiya iryo jwi niko ryambwiye ese we hari amakosa wishinja kiragiye ku buryo ijwi ry'Imana ntabwo ari irya Satani yego uko ryumvise mbikuye ku mutima Bibiliya iravuga muri Matayo 12 umurongo wa 35 ufite Bibiliya hafi muri telefone ahasomera ariko pasa ufite mikoro nyinshi reka bagusomera irindi jwi uretse bari gushaka iryo jambo ikindi kintu Imana yambwiye tuza kuganiraho hari umwana uba mu nzahuke wavuze ngo sibyo ku ruhimbi cyagiye inzahuka apfa yego hari umunyamakuru ngo wagiye ku ruhimbi avugira ko umuryango wazawuba hafi ndetse cyane ariko uwo mwana w'umukobwa aza kuvuga ko ngo umunyamakuru uri kumva yego aheruka avuga iryo jambo atari yanageramo ngo yariye n'umuryango 8,000,000 ijwi rya Mishure kayicita uri kumva ibyo rero byose yaba cita atabacita niko ijwi ryambwiye oya yaba cita atabacita wavuze kazita ku muryango bazawukurikirana umuryango ahubwo nyuma akabarya 8,000,000 baza uve nyine byo kurya 8,000,000 ntabwo nari mari simbizi tutashwanya muri iki kiganiro ngewe naje kwicira bugufi muri iki kiganiro witness ibibazo muri iki kiganiro nzakora ibiganiro byanjye yihariye wabyumvise neza 8,000,000 yego uko citabariye 8,000,000 yego ayo makuru ntayo dufite ntanayo tuzi biravugwa muri biravugwa je ntabwo nabyumvise bivugwa twakomeje sinabye kumbwira yego cita niwe muntu wemeye ko yahagaze mu cyimbo cy'abanyamakuru muri ADPR Gakinjiro ku munsi wo guherekezanya kwigendera tujye kumushyingura ahagarara avuga ati mu by'ukuri na telefone mureba niya nyakwigenda Pastor Theogene ifite mu ntoki ati nige muntu ufite umubare w'ibanga password cyangwa pin y'inzahuke TV wabyumvise aravuga ati nyakwigendera kiri ku isi
jewe na Sabe yaratwicaritse adusaba ko tuzamubera abavandimwe ko n'abavandimwe afite wabyumvise neza kandi ngira ngo marabibonye Sabe nejo bundi mwarabibonye Sabe nyakwigira Theogene yari yarahize ko azubakira nyirasenge inzu ku Kamonyi uko yaruzuye iyo nzu yujujwe na Sabe wabyumvise neza Sabe niwe muntu wikoze ku ikofe n'Isimbi TV aragenda yubakisha iyo nzu nta wundi muntu wafashe amafaranga ngo agende yubaka iyo nzu ibyo bintu byakozwe na Murungi Sabe Munyengabe umuyobozi w'Isimbi TV ejo bundi mwarabonye gafaranga Bishop Ramazani bamenya mama Pasteur wa Nyarasiya ndetse na Fabien wa wundi wo mu Nzahuke bagiye ku Kamonyi bagiye gusura umukecuru shangazi wa nyakwigendera na Pastor Mutesi Pastor Theogene waya Mutesi yari ahari mu gihe cyo gutaha inzu urumva ariko dukomeze ibintu warugiye kutubwira urumva Mutesi yari ahari mu gihe bajyaga gutahira iya nzu wabyumvise neza rero mu yandi magambo yewe dushimire Sabe Imana imuhumugisha cyane Imana imuhumugisha mwinshi Sabe warakoze wagize neza mu byukuri wagaragaje ko wabaye muri umuna wa Theogene ahatarahari waramubereye ibyo atakoze warabikoze uracyakora n'ibindi kandi aracyabikora icyatemerewe ni kimwe ni kihe kurongora Siya Sabe afite umugore we na Siya nawe ategereje kubona umugabo urabyumva neza yanazimya yabyo kuzimya nta birimo Sabe ntiyabikora ariko yewe n'amakuru noneho namenye na bya bindi byo kuri ngwino ndebe byari bihuha baramubeshye buriya Sabe yari yagiye hubwo gushyira marido n'intebe mu nzu ya mukuru wa ngwino ndebe noneho witwa John wabyumvise neza uwitwa Si John yari umwanzi wa Sabe amukurikiza za kamera ahamagara imisoresore bamukurikiza kamera Sabe ko mumuzi Sabe ntajya ajya kuri kamera Sabe yirukanse ahunga iki ntiyajyaga ajya kuri kamera naburiya mwabonye Sabe yaje kuri kamera kwari ukugira ngo yereka abakunzi be ko ari we Sabe kugira ngo bamurebe wese umaze kumenya amakuru wamenye ko Sabe cyagiye yirukanse ahunga iki yangaga ko bamukamera urumva Sabe n'umuntu utaruyindwaye Sabe acuruza amarido kandi yari yatwaye n'umuntu w'amarido n'uw'amarido bari bamutwaye yari amaze kuzamuka Sabe rero nawe mu gihe yari asohotse noneho witwa Si John yagize gutya yohereza insoresore hari n'umusore wakoraga kuri Isimbi Pictures yaratuye muri kariya gace Sabe noneho we yaragiye gukata kugira ngo ajye kureba uwo musore wakoraga ku Isimbi Pictures w'umukozi wa Sabe noneho rotipe witwa Si John agira ishyari ry'uko Sabe yaravuye muri iyo nzu ya mukuru wa ngwino ndebe ari kumwe na ngwino ndebe tekinike zari zihari Si John uyu ni umudivorce utagira umugore ahubwo niba yaribwiye ngo Sabe agiye kumubuza umuceri yajyaga yirira kwa mukuru wa ngwino ndebe aharya nk'umuntu utagira ibyo kurya se cyaharya mu rwego icyo tumva ni igiki icyo tumva ni igiki amakuru se waje kuyakura he ni Sabe yakubwiye Sabe samwe simvugana na Sabe nabona n'iki kiganiro yakibona atakibona Jomafu ariko jewe sinatuma umuntu arengana mu byo numvise hanyuma turacyari kuri iryajwi rero ryajwi ryambwiye ko nutsindwa n'ikiganiro uza guca bugufi umanitse akaboko kawe k'iburyo usoje ikiganiro cyangwa ubu turacyari muri introduction ufite igikorwa kiri mu mutima wanjye turacyari muri introduction turacyari muri noneho rero sasa kurwange ruhande n'umutima wanjye n'ubwenge bwanjye n'ibitekerezo byanjye n'umuryango wanjye muri rusange n'umuryango w'Ikaze TV Rwanda twese twifatanyije abo bose bifatanyije na kamera ziri hano zose zifatanyije nanjye muri iki kiganiro nicaye imbere y'iki kiganiro nsabye imbabazi mama Pasiteri Uwanyana Asiya aho yambonye hose aho yumvise navuze hose hatamushimishije nk'umupfakazi nagombaga kwegera nkamwibariza amakuru nkamenya ibyo mu gipangu ngewe nari isanzwe ngewe nyakwigendera gihari tukaganira Asiya nkanywa icyayi mu rugo rwa nyakwigendera urabyumva neza madamu Uwanyana Asiya w'umupfakazi komera usubiremo imbaraga n'abadiaspora nyarwanda mwese
mukunda umuryango wa Pastor Theogene Nzahuke mwese n'inzahuke muri rusange mwese nzamuye ikiganza cy'iburyo nsabye imbabazi ariko se muraba abakunzi banje mwese mutanga amashyi jewe nsabye imbabazi muri kamera zirenga 10 jewe nemeye ko mama Pastor wa Nyanasiya rwanya ugukunda zamukunda ukubaha zamwubaha utakwemera sizamwemera ariko jewe nsabye imbabazi usabye imbabazi kuko yarakomeretse urugendo ashaka kumbaza iki biravugwa ko wariye ceceka sibyo kugira ngo ubashwe wajya ku ruhande rwa Mamasiya uvuge nawe Pastor Mutesi kwako Pastor Mutesi wowe nawe ntago mujye mbisi ntago turakomeza banza wumve ndacyari mu introduction ntago turatangira ikiganiro maze subiza urugendo TV Bibiliya yavuga ngo ibigusha ntibizabura kubaho ariko bizana zabona ishyano ikigusha rero cyose cyangusha muri iki kiganiro kwizana ni ikigusha abazimu oya si ikigusha ikigusha ngo ni kihe hari ndi bivuga ngo uwabatinyutse ibyago byose azakurikire umwami Yesu hafi wa mwanzi we wabyumvise neza uwabatinyutse ibyago byose naza kurikira umwami Yesu kugendera kuri ryajwi numvise je banza wumve ijwi wumvise nijoro rero usibye no kumva iryo jwi nanjye ubwanje n'umutima wanje n'ibitekerezo byanje nsabye imbabazi mama Pasteri uwanyana Asiya ntawe ndiwe ntawe ndariwe ntawe mvoma mu iriba rye ntawe nyura mu zuru rye ntawe mikenyera mu menyo ye jewe buri umwe wese unkunda nkunde unyanganyange ariko nkiranuka imbere y'Imana n'imbere y'umuryango wa Pastor Theogene Nzahuke yego Imana iguhe umugisha amen iguhe n'imbabazi amen natwe turaziguhaye amen ariko bitari byakomeza hanyuma ikindi nubwo banza wumve se umva dutangira ikiganiro introduction yarangiye muretse gato yego muri intro ndasaba imbabazi mu rungi Munyengabe Sabe yego wa Isimbi TV wabyumvise neza gukomeretsa mama Pastor wa Nyanasiya n'ugukomeretsa Sabe nk'umuvandimwe wa Theogene nk'umuvandimwe wa Theogene yego Munyengabe mu rungi Sabe Isimbi TV nawe ngusabye imbabazi wambereye umuntu w'umugabo wanyicatse ku Isimbi TV 1 2 3 icyo twari twapfuye wari wangemera intwerano ni warintwerera unshyiramo kurongora ndarongora ariko ikibazo wigeze kuntwerera ndakubura mu bintu twapfuye na Sabe Munyengabe mu rungi Sabe wa Isimbi TV iyo ntwererano ntayo wigeze umpa yohereje kamera yohereje umukameramani Shema za gukamera ubukwe bwanjye mu rusengero yewe no muri ese businya amatagiye kuri hoteli ariko intwerano ya Isimbi ntayo nabonye ntayo nabonye ibyo rero icyo nicyo napfuye na Sabe nese umuntu wese utagutwerere mwagize icyo mupfa none se nari bwagusezeranye ikintu hanyuma nkanga kugikora oya hari byo nakoze rero urumva Bibiliya yavuga ngo Yesu yaravuze ngo yaza kwituriza ntanabikubwire nta kibazo wari kubigiraho yaza kwituriza ntanabimbwire nari kuvuga nti Sabe naramubuze Sabe nakoze ubukwe nabwo ni rero Sabe ohereza byibuza akantu nakoze ubukwe nk'umuntu wankundaga wari inshuti yanjye wabyumvise neza none rero Yesu yaravuze ngo Yesu baramubwiye ngo mwigisha dore nyoko na bene nyoko baraje Yesu arabasubiza ngo mama na bene mama naba turi kumwe nabumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza mama na bene mama nabo turi kumwe naba turi kumwe nabumva ijambo ry'Imana bakarikurikiza rero mu yandi magambo Sabe nawe iyaza kwicecekera ntacyo wari ntashore mu mushinga uzikwambwiraga ngo shaka umugore tuzagutwerera shaka umugore tuzagutwerera kandi Isimbi TV izagutwerera bishimishije wabyumvise ibyo jambo kandi koko gasanga Sabe si ubushobozi buke yabuze wabyumvise neza yewe ngaha kubera ko iyo umuntu yihana arameneka akavuga akantu ku kandi iyo utavuga rumwe na Sabe nacita mu mutavuga rumwe wabyumvise mu yandi magambo umwanzi wa Sabe niwe mwanzi wa Cita umwanzi wa Cita bari umwanzi wa Sabe wabyumvise ariko kubwiyo mpamvu Cita nawe Sabe hari ku rugo ruhande mwezeho yego n'umutima wanjye wose kandi niyumva iyi message akwandikira nawe abitekereze wabyumvise neza hari igihe noneho nyuma yo gukora ubukwe twari turi mu nkuru
twari turi muri izi nkuru za hari inkuru za Vitali hari inkuru ya Vitali n'umugore we Diane hahita yikubitamo by'uriya Diane nanone wavuga ngo yabyaranye na nyakwigendera Theogene ari kubeshya wabyumvise Sabero naza kumabangana ngo koro noneho Kamana w'Urugendo TV nitabye telefone Kamana w'Urugendo TV sinamenya ko yakubise telefone inyuma yanjye nk'umunyamakuru yari koda yakwitaga rikoda urumva navuga kuri telefone ntareba inyuma ntazi biki kumbe Kamana w'Urugendo TV yari upagani bigezaho Kamana ari kodinze rero amajwi Karosi nawe sinzi ukuntu nawe kubise hafi telefone Karosi wabyumvise neza ndizira ry'Imana ndi imbere y'Imana sinigeze ndi kodinga Sabe wabyumvise neza hanyuma Sabe aravuga ngo Pastor Kuro nupfa aravuga ngo koro ubona abantu umunsi wapfuye abantu bazakwibukira kuki bazakwibukira ku nkuru za Diari na Vitali bazakwibukira kuki ndamubaza ngo ese wowe nupfa bazakwibukira kuri ndimbati wafungishije wabyumvise kubw'iyo mpamvu rero Sabe ngusabye imbabazi yego kandi singira uburyarya yego singira uburyarya sindi indyarya jewe ikindimo ndakivuga ikitandimo sinkivuga reka dutangire ikiganiro icyo mbika nyibika nkacyo icyo mbika nyibika baza wumvise icyo mbika nyibika nk'ibanga ryanjye jewe ngira ibanga kandi uzibanga mbika uzi ibintu mbitse uzi ibintu mbitse byinshi cyane mfite ubwenge nk'ubwo warangije professora wabyumvise neza professora nibyo bintu bitse mbitse ibintu ku buryo ubwenge bw'ibyo mbitse bundemerera cyane ku mutwe bukanemerera mu bwonko ku buryo umunsi umwe bushobora no kuzaturika kubera ibintu mbitse ubwo se ntuzabishyira hanze kugira ngo urengere ubwonko ntuzabivuga ukarengera ubwonko uko bimeze urumva uko bimeze Imana ifite PS wabyumvise Imana ifite iki Imana ifite iki Imana ifite iki Imana ifite PS rero munyengabe murungi Sabe n'umuryango wawe wose n'umuryango wa Isimbi TV yose Isimbi TV yose ivikagera umbabarire ngusabye imbabazi mbikwe ku mutima reka dukomeze ikiganiro ubu ngubu tugiye gutangira buretse ikiganiro n'ingiciyoboye cyane wowe ugiye gukora inkuru kwa Murunga akubwira ngo ceceka nije mutumirwa nanjye rero reka nije mutumirwa mu byo wambajije mvuze navuze ngo nsabye imbabazi mama Pasteri Wanyana Asiya usigwa na nyakwigendera niyo nshuti Theogene hanyuma ikindi nsabye imbabazi Isimbi TV Munyengabe Umurungi Sabe wabyumvise neza nawe musabye imbabazi yego kandi bimvuze ubikuye ku mutima ibimvuze mbikuye ku mutima dukomeze ikiganiro kwa turi muri introduction reka nkomeze ikiganiro yego aho Sabe sivuze icyo twapfuye wakivuze twakivuze hanyuma nze kwa Cita nawe mubwire icyo twapfuye jewe iki kiganiro ni ikiganiro ubwacyo yego wabyumvise kiri mukuri wabyumvise Cita nawe Cita yarifashe azi neza ibiganiro yakoranye na Mutesi azi neza ko Mutesi yagiye ku kibuga cy'indege agahagarara agafata passport agacomekamo akantu ngo ni visa muri Canada ngo ni passport ya Canada aravuga ngo iyo agasozi kamwe kakwanze ukavaho ukajya ku kandi ayo magambo yari yavuze ntiyayavuze bukeye mu gitondo Cita yarampamagaye wabyumvise oya Cita yaramaze iminsi avuga ngo Pastor Mutesi reka mvuga icyo twapfuye aravuga ngo Mutesi ndasaba abajyanama bawe harimo Pastor Claude ko bakwegera bakugira inama ngo cyangwa urashaka ko mvuga ibyo ku Gisozi nkavuga ibya Kameruni nkavuga ibyo muri Kenya ku Gisozi aha niyo bakekeye ko ariwe wasambanye na Mutesi niyo baketse gutyo niyo yari kumpera ubuntu ndetse nari kwemera Mutesi wabeshye Mwese simbikubwiye ariko yubangwa ni yakugwera ubuntu waraguze ikanzu $150 akakwimira Mutesi yabwiye procureur ati nyakwa procureur ati n'ikibero cya n'ivi ryanjye Claude ntabwo azukorisa Mutesi yabwiye procureur aramwe ati nyakwa procureur n'ivi ryanjye Claude ntazukorisa none se wasaba umuntu nta cyaguteye irari mu maso se ntwazi erega buriya hari umuntu wareba nawe ubwawe ukavuga uti aya maso ashobora kujyana n'ibikorwa
buriya urabona nka Mutoni Asia Umutoni Asia wa wundi wakinaga filime urabona benshi bari bazi ngo turi mu gakino nari serious waramukundaga ye baba we warebaga mu maso ugahita ushushanya n'ahandi hose nawe ubwawe urebye Umutoni Asia nawe ubwawe umurebye yanjye nta kintu kimuriwe cyari ku nkururu urakareba Nyamasheke we vuge ku giti cyayo ngiye mu Asia wapi kabisa Asia wapi nyine bitewe nuko ntabwo yari urwego rwawe wowe wari uciritse wari uciritse ngewe nari hejuru ntabwo yaba urwego rwanjye ntacyo yari afite cyankurura ntacyo yari afite cyagukurura ariko abantu ntabwo bakunda kimwe wa wundi wagukuriye tuzajyamo mu bukwe mu mwaka ntazize kwaje kwa pura naze kuvuga ukwezi ariko nukomeza kunshogoza ndakwiye saba zakora ubukwe mu kwezi kwa 8 kuyu mwaka wa 2025 abatwerera kandi ni mu matariki y'icyumweru cya mbere intwerano itangira kuva mu kwezi kwa 5 kwa 6 kwa 7 kuko mu kwa 8 niho ubukwe buri mu cyumweru cya mbere kandi babwiye ko intwerano itemere kukunyuraho izajya inyuraho hari ikibazo se none se kari intwerano yawe nubundi uzayamba zayanyuzeho ahita kwandikira kubwira ati pasa code na intwerano yawe agwe na message agwe screenshot ku mihanda bashyizeho pasta korode akaba ariyo umuntu uzamenya aba YouTube ku muhanda pasta hanyuma twakomeje rero reka dutangire ikiganiro cyacu abaravuze ngo ibyo Cameroon na Gisozi wari utangiye kuvuga iyo mwapfa sitavuze ngo Cameroon na Gisozi ngo no muri Kenya ngo muri hoteli ariko ibyo muri hoteli muri Kenya ntabyo nzi n'ibya Cameroon ntabyo nzi ibya Cameroon ibyo nzi nuko twatanye ubukwe na Mutesi hari ikintu mwakoreyeyo twatashye ubukwe nta kindi mwakoze turanasangira turanagendana ahantu yaryamye ari uhazi ntabwo aho yaryamye aho yaryamye nari bazi yari aparitoma yabanagamo n'abandi badamu naninjiyemo winjiyemo yaryamye winjiye mu cyumba Mutesi yari aryamyemo wowe ntabwo cyumba yaryamyemo ntizi nari ngizi ntabwo nari ngizi ariko winjiye ahantu yari aryamye winjiye ahantu Mutesi yaryamye cyari tiku wewe winjiye ahantu Mutesi yari aryamye baza wumve se yego Mutesi buriya hari igihe mutekereza agahinda kakanyica iyo utekereje Mutesi agahinda karakwiye iyo ntekereje Mutesi nzi wa kera Mutesi Aime Pridasienne nzi Mutesi w'umuririmbyi Mutesi w'umubwiriza butumwa agahinda karanyica agahinda karakwica kuri iki pasta n'amarira araje wayabonye ko amarira yaje iyo utekereje Mutesi agahinda karakwica ese pasta bigera kwirevo byagenze bite gutekereza umuntu agahinda kakwica waza ari inshuti yawe hari uburyo utekereza umuntu mwagendanye umuntu mwasangiye ukareba ibimubaho ukareba ibyo arimo arikora ukareba ibyo arimo arigira ukareba uburyo wagira ngo ntabwo ari we wabyumvise neza ibyo rero wabitekereza ukavuga atari ko mana kubera iki umbabaza mana kubera iki uyu muntu kubera iki wabyumvise neza agahinda kakakwica ariko kino kiri rero ndabona gishobora kuza kutwicira ifoto sinzi hano twakicara katwegera hari inyuma gatoya sibyo twegera hari inyuma gatoya ariko agahinda kawe ndi kukumva agahinda wakumvise